Yesu ashimwe cyane bene data, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turashima Imana iduhaye uyu mwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Ku batanzi ndi Pastor Muhire, umushumba w'itorero Yeshua Harvest. Tunejejwe n'Imana rero ko duhaye aya mahirwe ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Mbere ko tuganira reka dusenge. Data mu izina rya Yesu tuguhaye icyubahiro, turagushimiye kubwo kugira neza kwawe. Ndakuraritse muri uyu mwanya ngo bane natwe tugiriye neza mu ijambo tugiye kumva rivuye ku mutima wawe kubw'ubwoko bwawe. Mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 16 umurongo wa 25 n'uwa 26. Biravuga ngo ariko mu gicuku Paulo na Sila barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose ziherako zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Imana yacu ishimwe cyane. Bene data, muri uyu mwanya ndagira ngo tuvugane ijambo rivuga hejuru yo gusenga guhindura ibihe. Gusenga hindura ibintu uko byari bimeze. Narimo ntekereza kuri iri jambo kugusenga. Kandi gusenga kose kugomba kuzana impinduka. Biravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Rero uyu mwanya ndagira ngo tuvuge kuri iri jambo hejuru yo gusenga guhindura ibihe. Ibihe ni ubuzima umuntu aba arimo, ni ibihe wenda biba bitakuryoheye, ibihe biba bikugarije wuzuye agahinda n'umubabaro. Bamwe hari ibihe barimo by'uburwayi, abandi hari ibihe barimo by'intambara, abandi hari ibihe barimo by'impagarara mu muryango, abandi hari ibihe barimo by'ubukene, abandi hari ibihe barimo ibihe. Buri umwe wese afite ibye. Hari uwo muhura akakubwira ngo mu rugo rwanjye ntibimeze neza, umugabo cyangwa umugore we batabanye neza. Abandi bakakubwira ngo abana twabyaye baratunaniye. Muri kino gihe ababyeyi benshi bararira kubera ko abana babo bishwe n'urumogi, ubusinzi n'ubusambanyi. Undi akakubwira mu kazi amafaranga yararigitishijwe kandi ari njye ubishinzwe, ninjye manager, ninjye director, ninjye minister. Ntabwo nzi uko nabisobanura. Buri muntu wese afite ibihe byarimo. Muri rusange noneho turi no mu bihe isi iri muri krizi ikomeye y'ibyorezo n'intambara z'uburyo butandukanye. Ariko nkuzaniye inkuru, hari ugusenga kubasha guhindura ibyo bihe bikumereye, biguteye ibibazo, biguteye agahinda, bitumye udasinzira. Imana yabihindura binyuze mu gusenga kwawe. Gusenga ubundi ni iki? Abantu benshi ndabizi bakunda gusenga, abandi bavuga gusenga ariko batazi gusenga icyo ari cyo. Gusenga ubusanzwe ni ukuganira n'Imana. Uganira n'Imana, uyiramya, uyisingiza, uyiha icyubahiro, uyibwira ko ikomeye. Ikindi uyibwira ibibazo byawe, ibyo twita gusaba. Uzanye ibyifuzo imbere y'Imana. Ariko kandi nanone gusenga n'ugushima. Aho tuza gushimira Imana ibyo yakoze, aho tuza gushimira Imana imbabazi zayo. Ushobora kuba utabizi cyangwa ubizi, ariko imbabazi ze nizo zitumye uriho kubw'imbabazi ze. So biragukwiye kujya imbere ye ugasenga ukamushimira. So uku gusenga rero guhindura ibihe ni ugusenga guhindura cyangwa kuvuguruza uburyo ibintu biri cyangwa uko ubibona bigahinduka ukundi. Ibintu bigahinduka ukundi. Aya magambo dusomye ni amagambo akomeye cyane. Aha ni Paulo na Sila, Bibiliya irambwira
igihe bari muri kino gihugu bari barimo, aho bari bamaze gusengera uyu mwana w'umukobwa bakamwirukanamo dayimoni, byarangiza agakizwa. Bibiliya yatubwiye ngo bene icyo gihugu ntago babyishimiye, kuko bashebuja bamukoreshaga kugira ngo bamubonereho amafaranga abaragurira. Birangije, Bibiliya itubwiye neza ko babafashe bakabakubita, barangije baragenda babashyira mu nzu y'imbohe. Aho nashatse gutinda nanze kujya mu mateka y'inzira banyuzemo zose kugira ngo bagere aha ngaha birukanyemo uyu mukobwa dayimoni. Mwibuke aba bagabo barimo basenya imbaraga z'umwanzi, barimo bakubita hasi gukora kw'imbaraga z'umwijima, bavuze ubutumwa Makedoniya, Galatiya, ahantu hatandukanye, Ituatira, Tirowa n'ahandi. Aha ngaha rero bari bamaze kwirukanamo uno mukobwa dayimoni. Uyu mukobwa yarimo dayimoni kuko yagendaga akurikira ba Pawulo abavangira mu ivugabutumwa bakoraga, ariko kandi ngo yari afite na ba shebuja bamukoreshaga. Amaze kuvuga, amaze kumukiza, amaze kumubohora, aba bantu barababara. Kubera iki? Yarababujije indamu zabo kuko bariraga ku bantu uno mukobwa bamukoresha. Barangije babashyira mu nzu y'imbohe. Yesu ashimwe cyane. Aha rero ntago ndi buhatinde, ndashaka kuvuga kuri iyi 2 twasomye. Pawulo na Sila baboshywe, bakubiswe, babashyira mu nzu y'imbohe. Byari ibihe bigoye, cyari igihe gikomeye ku buzima bwabo, ariko bagarura ibitekerezo ngo mu gicuku. Bundi mu gicuku mu ijoro ni igihe cyo gukora kwa Satani. Satani akora mu ijoro, akora mu mwijima, kuko ni umwami w'umwijima. Data wo mu ijuru ni umwami w'umucyo. Niyo mpamvu bivuga ngo ndetse uwo mucyo waje mube, ariko be ntibamumenya. Yesu yaje ari umucyo, ariko abisi ntibamumenya, kuko twikundira umwijima. Biba nijoro aho batabareba, abasambana basambana mu ijoro aho batabareba, ukora amafuti yose ayakorera mu bwihisho aho batamubona. Ni ukuvuga ubwo buzima bugeranywa n'ubuzima bw'umwijima. Ariko Pawulo na Sila baraganira, baravuga ngo ubu buzima turimo ntabwo dushobora kubwemera. Bibuka ko gusenga kugira ibyo kurema. Bibiliya yambwiye ngo muri icyo gicuku Pawulo na Sila barasenga, barangije baririmbira Imana. Ni ukuvuga bamaze gusenga, imbaraga z'ijuru zaramanutse, barangije buzuzwa umwuka, bambara imbaraga. Birangiye, Bibiliya irambwira ngo bamaze guhimbaza Imana, bayisenze. Mwibuke nababwiye ngo gusenga ni ukuganira n'Imana, uyiramya, uyibwira gukomera kwayo, uvuga ibyiza byayo, uvuga ineza yayo, uvuga ubuntu bwayo. Niyo mpamvu muri Zaburi avuga ngo muyishimire iby'imbaraga yakoze. Zaburi 150 isoza ivuga ngo ibihumeka byose bishima Uwiteka. Bivuze ngo wowe ugenda uri muzima, uryama ukabyuka ukarya bigakunda, wari ukwiye gusenga ukabwira Imana gukomera kwayo. Ngo bamaze gusenga uwo mwanya, habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi ziherako zirakinguka, iminyururu iradohoka, babona ibitangaza by'Imana. Umva kino kintu rero, Bwana sifiwe sana. Ni ukuvuga ngo basenze isengesho rihindura ibihe, basenze isengesho rivuguruza ubuzima Satani yari yamaze kubagenera, basenze isengesho ricecekesha cyangwa ribabatura, ribavana hariya hantu umwanzi yari yabashize. Mwene data, muri uyu mwanya ntabwo nzi ubuzima urimo, ntabwo nzi ibyo urimo unyuramo, ariko noneho turetse n'ibibazo byawe, hari ibibazo duhuriyeho rusange. Nuko Satani arimo adushyira ahantu ubuzima bwacu bugomba kubaho nabi.
ariko ntabwo tugomba kumwemerera kuko hari icyo Imana yadusigiye, ni ugusenga. Kristo yavuze ngo iki? Nitumusenga turi mu ijambo rye azatwumva kandi azasubiza gusenga kwacu. Urimo uranyura mu buzima bw'ubukene, urimo uranyura mu buzima urugo rwawe byanze, ndagira ngo nkubwire mwene data nshuti yanjye, ntabwo urugo rwubakwa n'amashuri, ntabwo urugo rwubakwa n'amafaranga, ntabwo urugo rwubakwa nuko umugabo n'umugore ari abahanga mu bintu runaka. Urugo rwubakwa no kurusengera, Imana ikaza ikabikemura. Birashoboka ko urimo unyura mu buzima bw'urugo rumeze nabi, birashoboka ko urimo unyura mu buzima uburwayi bwakuremereye, birashoboka ko urimo unyura mu buzima imyenda ikumereye nabi, ariko ndagira ngo nkwibutse hari ahantu bijya bikemukira mu gusenga, kujya ku mavi, amavi ajya ahindura ubuzima. Imana ishimwe cyane. Ibi bintu mbivuzeho bwakwira, mbivuzeho byakomera. Narimo ntekereza igihe Petero yari mu munyururu ngo Herode ari bumwice, mu gice cya 12 cy'ibyakozwe n'intumwa, ngo abitorere baravuga ngo ntago bishoboka, ngo barangije barasenga, barara ijoro ryose batigita, babwira Imana, bayitogotera, batura imbaraga, bavuga ngo ntabwo apfa, urupfu nuriho rwamaze gusinywa, umwami yabirangije, ariko mu gusenga turaruvuguruje. Imana irabumvira mu ijuru. Petero wari bubyuke yicwa, nawe ubwo arabivuga ngo nari imeze nk'urota igihe marayika yamvanaga mu munyururu. Imana ishimwe cyane. Ntabwo nza aho ubohewe, ariko ndagira ngo nkubwire, iga gusenga, senga Imana yiteguye kubikemura. Reka mbabwire, ni bande basenga amasengesho abasha kunyuranya ibihe, abasha guhindura amateka, abasha gukura umuntu mu buzima bugoye yari arimo? Ndagira ngo turebe aba bantu batatu. Ni bande? Icyambere ni abantu bamaze kwisobanukirwa abari bo mu Mana. Niba utaramenya uriwe mu Mana, uzakomeza kuba muri ubwo buzima, Satani akumerere nabi, Satani akwice. Ariko numenya uriwe mu Mana, abana b'Imana ntago bajya bakandagirwa, abana b'Imana ntago bajya bamenyerwa. Bibiliya irambwira ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyega. Satani mubakiniraho, abana b'Imana ntibarimo. Niba mbeshya uzabaze Farao, yashatse kubakiniraho, Imana iramwereka. Niba mbeshya uzabaze Hamani, yashatse gukinira ku mwana w'Imana Morodekayi, Imana irigaragaza. Kandi Morodekayi yarasenze. Imana ishimwe cyane. Iyo wamaze kwisobanukirwa uriwe mu Mana, hari ibyo utegeka mu masengesho, hari ibyo ubwira bikavaho, hari ibyo ubwira bigahagarara. Iyo mvuze aya magambo nibuka umugaragu w'Imana Yoshua mu gice cya 10 umurongo wa 13, arimo arwana n'abanzi be. Bibiliya irambwira ngo abonye izuba rirenze, ijoro rigiye kuza, aravuga ngo zuba hagarara kugeza igenda iburangiriza abanzi banjye. Yamaze kwisobanukirwa. Isengesho ry'umuntu wisobanukiwe, azi icyari cyo mu Mana, niryo sengesho ribasha kuvuguruza ibihe cyangwa ibyo umwanzi yagennye, ukabicecekesha, ukabona ibihe wifuza mu buzima bwawe. Ukene guhembuka, banza umenye uriwe mu Mana. Yesu ashimwe cyane. Aba bantu ntago bagengwa n'ibihe, aba bantu ntago banhinyuzwa n'ibihe, ntabwo ubuzima banyuramo bubasha kubatera ubwo, ahubwo bazi neza ko ibyabo bitegekwa n'Imana. Ntago batinya, baza baribo, naho isi yabahindukiraho baravuga ngo tuzabo turibo, tuzabo turibo, turabana b'Imana. Kandi abana b'Imana iyo bapfukamye, Yesu yabwiye abigishwa, arabwira ati nimupfukama data azabumva, mu izina ryanjye data azabumva, data yumva abana.
ninde ubasha gusenga isengesho rivuguruza ibihe? ni umwana w'Imana uzuriwe muri Yesu. Mwibuke abamwizeye yabagize abana bayo, ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahinduye abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Abami ba mbere 18 uhere ku murongo wa 36 ukageza ku 37 turareba Eliya ari ku musozi w'i Karumeli. Imana ishimwe. Kwanza ataragera ku musozi w'i Karumeli, muri iki gice niho tubona ahagarika imvura. Ariko no ku musozi w'i Karumeli yaravuze ngo data nzi yuko ujya unyumva, reka aba bantu bamenye ko ari wowe Imana nkorera, bamenye ko ndi umuhanuzi nawe ukaba umwami w'amahanga yose. Yavuguruje ibihe ntiyavuguruje ibihe. Imvura yarahagaze, amanura umuriro, abahanuzi ba Bayali bananiwe. Yesu ashimwe cyane. Umuntu wa kabiri ubasha guhindura, gusenga isengesho rihindura ibihe, ni umuntu wahindutse mu myumvire. Umuntu wahindutse mu myumvire ni umuntu wamaze gukura mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo dukurire muri ryo, tugwize ubwenge bw'ijambo ry'Imana, dukomerere mu ijambo ry'Imana. Ndabaha urugero rw'umugabo bita Daniel mu gice cya 2 uhere ku murongo wa 13 kugeza kuri 19. Turabona igihe umwami yari yarose inzozi, yamaze kuvuga ngo abanyabwenge kuko bananiwe kuzisobanura bose bicwe. Bari kwicwa. Daniel abyumvise aravuga ngo ntago nshobora gupfa. Abwira inkone y'umwami, ngenda shaka kubonana n'umwami. Ageze imbere y'umwami aramubwira ngo mu munsi umwe ngiye gusenga Imana. Hari Imana ijya ivuguruza ibihe, hari Imana ihishura ibihishwe. Ndagira ngo nkubwire mwene data, ubuzima uri munyuramo urimo urahura n'ibintu kibazo, iyo biva bikakuyobera. Ndagira ngo nkubwire ibyo utazi aho biva naho bikomoka bizengereje ubuzima bwawe, hari Imana ibihishura. Yagiye imbere y'Imana arayibaza, ngo agipfukama ayibwira ngo Uwiteka Nyiringabo, Imana ikomeye iri hejuru y'amahanga yose. Birambwira ngo Imana ihita imuhishurira, izana inzozi zose uyu mugabo yari yarose. Byagenze gute? Birangiye araza abwira umwami ngo ndabikubwira byose uko wabirose. Bwana asifiwe. Aba bantu bazi neza ko badapfa gupfa. Ntago abanyamasengesho bapfa nk'uko abandi bapfa. Mubo koroni zica, mubo za kansa zizica, uko zishakiye ntibarimo. Ntago ushobora gukenyuka. Oya, Daniel yaravuze simpfa, ndacyafite akazi ngomba gukora muri kino gihugu. Hari ibyo narakora, ndacyafite misiyo. Imana ishimwe cyane. Avuguruza itegeko ry'umwami. Ndagira ngo muri uyu mwanya ugire ibyo uvuguruza mu buzima bwawe, gira ibyo uvuguruza mu mibereho yawe, gira ibyo uvuguruza mu gihugu cyawe, gira ibyo uvuguruza mu muryango wawe, gira ibyo uvuguruza aho unyura. Ibyo unyuramo gira ibyo uvuguruza. Niba hari ibintu byakurambiye, niba hari ibintu bitakunejeje, pfukama ubwira Imana ngo Mana ibi ntago mbishaka. Daniel yaravuze ntago mpfa. Hari abantu Satani arimo abwira urupfu bakarwakira. Hari abantu Satani yabwiye ubukene barabwakira. Hari abantu Satani yabwiye gusuzugurwa barabyakira. Hari abantu Satani yabwiye ngo muhagarikiraho barabyakira. Ndagira ngo nkubwire, vuga nka Daniel ngo ya iryo tegeko ndaryanze. Icya gatatu ni abantu bafite kwizera kandi basenga bamaramaje. Bafite kwizera kandi basenga bamaramaje. Imana ishimwe cyane. Bafite kwizera kandi basenga bamaramaje. Ndashaka turebe urugero rwa Esther na Morodekayi. Morodekayi arazi ko agiye gupfa, igiti bagishinze, ariko yari afite kwizera. Ahantu mbona uyu mugabo yari afite kwizera ni ijambo yatumyeho Esther ngo nta kizabuza Abayuda
gutabarwa. Kuko utabwira Satani urimo ukongorera, arakwereka ko urugo rwawe rugiye gusenyuka, nawe ukabyemera. Arakwereka ko ugiye kwicwa n'iyo ndwara, nawe ukabyemera. Wamubwiye ngo nta kizabuza umuyuda gutabarwa. Uzi ko uri umwana w'Imana, mubwire ngo nta kizabuza umuyuda gutabarwa. Nurangiza wizere, usenge ushishikaye. Bwana asifiwe sana. Ntago turasonza, ntago turapfa, ntago tuzasuzugurwa, ntago tuzatukwa, nta kubera ko dufite Imana. Imana ishimwe cyane. Bafite kwizera kutajenjetse kandi basenga bamaramaje. Ijambo twasomye mu Byakozwe n'umwa 16, Paulo na Sila baboshye baravuga ngo ntago tugomba gupfa. Oya, barangije barasenga. Ndagira ngo nkubwire nshuti yanjye, yuhisemo gusenga, ugomba gusenga. Ingorane y'abantu benshi ntibazi gusenga. Cyabikora bashaka ababasengera, barasengesha ariko ntago bazi gusenga. Iga gusenga. Isengesho ryawe n'iry'Imana ikeneye kugira ngo ikumve. Abandi baze ariko bagushyigikira nawe usenga. Kuko Imana ntizigera isubiza umuntu atasenze amaramaje. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo isengesho ry'umukiranutsi rigira umumaro iyo asenganye umwete. Gusenga bihagarikwa n'igihe icyo wasengeye cyabonetse. Bwana asifiwe sana. Ukeneye gusenga guhindura ibihe mu buzima bwawe. Ukeneye gusenga kuvuguruza Satani mu buzima bwawe. Mbwira Satani ngo ubu buzima si ubwanjye, kuko Imana nkorera ivuga bikaba, yandemye ikagira n'ibyo indemera nta kiravuga. Danieli yarabyanze. Igihe yasengaga Imana, yasenze iminsi 21, yanga kuva Imana itaramusubiza kugeza igihe marayika yahageze. Senga Imana. Senga Imana. Senga Imana igira ikikora mu buzima bwawe. Senga Imana igira ibyindura mu buzima bwawe. Wikwemera Satani ngo uryame. Ufite impamvu yo gusenga. Ufite impamvu yo gusenga irenga imwe. Ibyo urimo arega ntago binejeje. Senga Imana. Ariko nkwibutsa, ni bande basenga isengesho rivuguruza ibihe? Ni abantu bamaze kwisobanukirwa abari bo mu Mana, bazi ko ari abana b'Imana, Imana ikabase. Wa kabiri ni umuntu wamaze guhindura imyumvire. Ijambo ry'Imana tubwira mu gitabo cy'Abaroma 12 ngo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Abantu benshi ntago bemera ko ijambo ry'Imana ribahindura. Emera ijambo ry'Imana riguhindure. Icya gatatu nuko ari abantu bizera kandi basenga bamaramaje. Ibyo nubikora, Imana ije guhindura ibyo bihubona bitakunejeje. Ndagira ngo dusenge Imana. Aho uri, iri jambo niba rigukozeho, uzamura ibiganza byawe, dusenga Imana. Imana igusure, ivuguruze ibyo bihuri munyuramo binyuze mu gusenga kwawe. Data, mu izina rya Yesu tuguhaye icyubahiro. Ndagushimiye kuko wumva gusenga. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana y'imbaraga. Ndasengera uyu muntu wari munyura mu buzima bugoye. Ndasengera uyu muntu wari munyura mu ntambara. Ndasengera uyu muntu wishwe n'ubukene. Ndasengera uyu muntu uri mu karengane, uri mu munyururu, yararenganijwe. Ndasengera uyu muntu wanzwe mu izina rya Yesu, ngo imbaraga zawe zihindura, zumve gusenga kwe, uhindura amateka ye, uvuguruza ibihe bye. Ni wowe ubitegeka, ni wowe nyiri ibihe. Mu izina rya Yesu ndarema ibihe bishya mu buzima bwe. Ndarema ibihe by'umunezero, ndarema ibihe by'ibyishimo, ndarema mwami amahoro, ndarema umugisha, ndarema urugo ruzima, ndarema mwami abana bazima. Mu izina rya Yesu urakoze kuko mva gusenga. Ikuzo nishimwe, reka bibi byawe mu izina rya Yesu. Amen, amen. Imana ikugirire neza, Imana ikwagure, Imana ihaze kwifuza ku mutima, yumve gusenga kwawe. Shalom.